Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu mwese abakunzi ba crypto muri rusange, ndetse na digital wealth Rwanda nka YouTube channel. Hari haciyemo iminsi eh, nari narahuye n'ikibazo cy'uburwayi, ariko ubu ngubu ndumva ameze neza. Nizere ko rero namwe muri amahoro aho muherereye hirya no hino ku isi. Reka iyi ngiyi murimo kubona kuri taburo, iyi ni bitcoin. Muri time frame y'umunsi, ngira ngo murimo murabibona bitcoin ahantu irimo kubyinira cyangwa se uburyo irimo iritwara. Wakitegereza neza iyi chart, asanzwe azi ibijyanye na no gukora analysis kuri chart, yareba neza akamenya ubu bwoko bw'isoko ubwo ari bwo. Rero ubu ngubu icyo nje kubabwiraho ni icy'umumaro. Tumaze iminsi, hari ahantu tumaze iminsi tugira uburyo tuhabona umusaruro. Ndavuga ni rwose sinzi, wenda abantu bamwe ntibabimenye, harimo n'abandi babimenye wenda babigenza gakeya kubera impamvu zitandukanye, ariko ndagira ngo mbibutse, ndagira ngo mpabereke, kubera yuko ndarebye nsanga mu bindi bice bitandukanye by'isi iyi opportunity abantu barimo barayitabira ku rugero ruri hejuru, nabwo bukaba mu bundi buryo buza bwunganira ndetse buhesha ababwitabiriye inyungu, kandi mu buryo butajenjetse namba. Rero ntihagire urambirwa, mutege amatwi neza mwiyumvire mu bihugu bitandukanye abagiye bitabira uko byifashe. Ubwo reka ndagaruka mu kanya, byibura mube mwumvira iri jwi, ntekereza ko お祈り申し上げます。2024年おめでとうございます。皆さんこんにちは、さゆりです。新年に乾杯。皆様にとって成功と幸福に満ちた特別な年となることをお祈りしております。 안녕하세요, 수지입니다. 새해 복 많이 받으세요. Nothing yet in advance. Amass to the moon. aba bantu bose nk'uko mugiye mubikurikirana ni abantu bitabiriye opportunity yitwa Amass Fintech, nanjye nkaba nyibamo. Murimo murabona ibyishimo bafite ahangaha, umwaka wari urimo urangira, bifuriza abantu kuzatangira uyu mwaka turimo kuzagira umwaka mwiza.
bishatse kuvuga ngo umwaka ushize iyo opportunity yari ihari, abantu bari barimo kwibyaza umusaruro. N'ubu rero irahari. Bamwe muri twe tuyimenye vuba, twaritabiriye kandi birimo biragendeka. Nawe rero wiheranwa n'ubwoba, cyangwa se niba ari ubwa mbere wumvise ano makuru, tera intambwe, tera intambwe. Ndabizi hari abantu bari ahantu bavuga bati ariko ubu nta opportunity ihari koko itanasaba menshi ushobora kugeragezamo mu by'ukuri, kandi umusaruro ukaboneka ku rugero, ku buryo za facture cyangwa se za invoices zari zengereje buri cyo nzishyura bikemukiramo aho ngaho indani. Dore naha, dore naha. Komeza wumve gato ndaje. Amass is a fintech company that trades forex on your behalf. With Amass, you can amass wealth in the year 2024. Starting with a minimum of $100, then you are good to go. Amass has come to stay. Hi everyone, my name is Paul Adiola from Nigeria. I'm a member of Amass. Amass is a good company. I beseech everybody to partner. So I wish you Merry Christmas and Happy New Year in advance. Thank you very much. Hi everyone, I'm Abundance from Nigeria, a subscriber and a leader with Amass Fintech, wishing you a very Merry Christmas and a prosperous New Year. God bless you. Hi everyone, my name is Barong and I'm one of the leaders. Uyu ni CEO Amass Fintech. Uyu ni we CEO, yitwa Richmond, Engineer Richmond, ngira ngo muramubona. Reka tumwumve gato. 向大家致以最诚挚的祝福与问候，感谢你们一直以来对公司的支持，是你们的鼎力支持，让我们在过去的1年里取得了令人瞩目的成就。首先，非常感谢大家加入了 Amass 大家庭，我是 Amass 的首席执行官 Richmond N。我相信，随着临近新的1年，你们中大多数人可能已经过了圣诞节，并且正在为迎接新的1年做准备。不过，请允许我借此机会对我们所有 Amass 会员说声圣诞节快乐。在告别2023年之际，我们回顾这一充满增长、创新和有意义的。 urabona ko ari umugabo mwiza rwose, uvugana ubugwaneza mu maso uranabibona. Arimo arifuriza abantu umwaka mushya, avuga yuko hari n'izindi products zitandukanye zigiye kuzaza muri uyu mwaka wa 2024 kugira ngo Amass Fintech ikomeze ihe umusaruro abantu bayizeye. Ni ukuvuga rero ngiye kuri pools cyangwa se uko umuntu yabigenza kugira ngo ashobore kubona umusaruro, ni ukuvuga ngo twebwe twahisemo package ni iyi ngiyi yitwa Forex Pound 2 Pool, niyo twahisemo, aho tubona inyungu ziri hagati ya 15 na 48%. Mbibutse yuko Amass Fintech ni company iprovidinga liquidity muri forex trading, ntabwo ari ahantu ho gukorera trading wowe ku giti cyawe.
ibyo bisobanuke neza. Ntabwo ari ahantu dufunguzamo konti ngo twicururize, oya si uko bimeze. Igishoro dushyizeho tuba tugira ngo baze kukibyazamo andi mafaranga bagende baduha izi inyungu kandi ziri muri iyi renji. Iyi ni inyungu, iyi renji mubona ni inyungu iboneka mu gihe cy'ukwezi, so urebye rero hano nje hano kuri WhatsApp, ni ukuvuga ngo hano baradusobanurira neza yuko amake wabikuza ni $5, amake watangiza ni $100, sibyo? Inyungu yo mu cyumweru iri hagati y'8 na 12% ku bantu baba bahisemo iriya pool. Iyo nyungu ikajya iboneka buri cyumweru, tubikuza buri wa gatandatu, sibyo? Ni ukuvuga ngo guhera ku $100 gusa yonyine umuntu yatangira. Izi ni inyungu ziboneka mu cyumweru, ngira ngo na buri muntu ushobora gusoma ukagenda ubibona. Nshyizemo 200 nabona angahe mu cyumweru, nshyizemo 300 nabona angahe mu cyumweru, nshyizemo 400 ni hagati $32 na 48, nshyizemo 500 hagati $40 na 60 mu cyumweru kimwe, n'ikindi cyumweru gutyo ko ibyumweru bigenda bikurikirana. Nibutsa abantu amafaranga dushyiramo hano ntabwo ari ayo guhahisha, nta nubwo ari aya transport, ni ya mafaranga umuntu avuga ngo nkoze investment nyafatishije risk ayo mafaranga. Ubwo rero iyo opportunity murabibona neza ko ntabwo ari opportunity yo kurenza amaso, ni habeho gufata icyemezo muyibyaze namwe umusaruro. Ushaka kwitabira, muri description cyangwa se no muri comment banashyizeho link, urayirebayo ukayikandaho ukiyandikisha, hanyuma ibindi ukambaza niba wenda harimo ibyo utumva, kugira ngo nawe wikorere investment ushobore kwiyungukira. Urumva ko bari abantu bose batweretse hariya kuva umwaka ushize barimo kugera ubu ngubu tuvugana njye namwe, mu by'ukuri bakomeje kunguka, ubwo rero bunguka kubera iki? Kubera ko bafashe risk, bakiyemeza, buri muntu ku giti cye ukiyemeza ukavuga uti fashe risk, hari capital, hari ayo nshyizemo, reka nshyiremo 400, reka nshyiremo $1000, reka nshyiremo 200, hanyuma izo nyungu zizajye ziza. Ikindi ntakibagirwa kubabwira nuko na compounding iremewe, ni ukuvuga ngo inyungu mbonye nshobora kongera nkazishora nazo zikiyongera ku gishoro cyanjye. Ubwo mba ndimo gukora compounding inyungu, noneho ubwo urumva igishoro cyanjye mba nkizamuriramo nkiya target, nkavuga ni mu mezi 3 nibwo nzakuraho byose, kuko n'igishoro kirabikurika. Ako kana abantu bakunda kukabaza, igishoro nyamuneka nacyo kirabikurika. Kanda kuri like, sibyo? Ukande no kuri subscribe kugira ngo amakuru tunyuza kuri Digital Wealth Rwanda ajye akugeraho ku gihe, kuko ayo tuzazana vuba aha ngayo azaba ari byinshi atubwira ku bijyanye n'aho tugiye kwerekeza muri crypto n'ukuntu tugomba kwitwara. Imana ibarinde, ibakomeze. Nanjye aho ndi ndashima Imana, ndamahoro. Tujye tuyisenga mu buryo butarambirwa, kandi ni byiza gusa. Mpora mbifuriza. Yari Serge, ciao.